Ngoma ari ku ngoma ayiwe ku ngoma yaranesheje urupfu yarumize bunguri ayi umwami Yesu ari ku ngoma elewala po ari ku ngoma ayiwe ku ngoma yaranesheje urupfu yarumize bunguri ayi umwami Yesu ari ku ngoma we ku ngoma ari ku ngo elewele avo eneya yaranesheje urupfu yarumize bunguri ayi umwami Yesu ari ku ngoma we ku ngoma ari ku ngoma edayabo eneyabo ku ngoma yaranesheje urupfu yarumize bunguri ayi umwami Yesu ari ku ngoma ayi wewe ayi wewe ku ngoma ari ku ngoma la bonne mone yazakita ayi we yaranesheje urupfu yarumize bunguri ayi we umwami Yesu ari ku ngoma ayi yatsinze urupfu na kuzimu umwami Yesu ariko yasize aboshye satani umwami Yesu ariko yamwambuye imfunguzo umwami Yesu vuga ngo ari ku ngoma sha akingurira bera umwami Yesu talaba demon ay karamewe umwami Yesu tararararara umwami Yesu elebonemo zataya kinemona zatavolebo ayiwe umwami Yesu ayiwe umwami Yesu ari ku ngoma tugushimiye ineza n'urukundo rwawe Yesu n'ubuntu bwawe ingoma yawe ni yibihe byose nizigera ihanguka iz'abantu b'inamwisa abami n'ibikomangoma n'abakomeye zirarangira hari igihe umuntu azishingikirizaho botaya la bonne monzifo bikamurangirirana tolazi ene ariko wowe ingoma yawe ni yibihe byose nishirwaho n'amatora nishirwaho n'abantu n'amanda nk'imyaka 40 na 50 ni yibihe byose nitwanabigereranya nizigera ihanguka Kristo we uko tuyoboye biramaze tugufite nitwifuza undi murengezi hari abantu bigeze kuvuga ejo bundi baravuga ngo ariko Yesu abasize ibyabo bakagukurikira bimeze gute wabasubije mu bwenge urababwira ngo tukirina mwisi ngo uzadukubira incuro 100 ibirenzeho uzaduha n'ubugingo ngo barongera barakubaza rimwe baragusubiza ngo twakuvaho tukajya hehe kari wowe talabo eneya azata genemo ufite amagambo y'ubugingo tugufite nitwifuza undi murengezi undi mutabazi undi dusunika undi turengera undi tuburanira undi turwanaho undi duha imbaraga tugufite Kristo uri byose niwe watsindiye isoko ryo kuturengera uri inyangamugayo ntukora nk'abantu za bonne munsi niwe tuburanira niwe twambika yewe Yesu we uko tuyoboye kuramaze uhimbazwe nyemereye muri iki kiganiro cy'uyu munsi ubane natwe imbaraga zawe zituganze ibitavuga Imana byose nibiceceke tabonemo imbaraga z'umwanzi z'abadayimoni ndirukanye ibintu byose byatwibagiza ibifitiye abera akamaro byose biveho mu izina rya Yesu mwuka bera tuganze mu izina rya Kristo Yesu amen ya ariko ndiko namye nzindutse mfashwa niyo mpamvu nkuza ka video kugira nambasuhuza abakunzi ba Iribatv kumera y'isi hose bari ku mugabane wa Afrika ndabasuhuje abari ku mugabane w'i Burayi ndabasuhuje mujya mubitwereka ku mugabane wa Amerika muri Aziya ariko indi migabane iri habanura
namwe ndabasuhuje aho buri muntu wese aherereye apfa kuba yumva Kinyarwanda mvuga, abarundi n'abandi bantu bari mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika cya aho uri kw'Isi yose uri kunyumva. No hari n'abandi telefonaga b'abakongomani atazi Ikinyarwanda neza. Mwese ndabasuhuje rero, amahoro y'Imana mu bane. Twagarutse maze iminsi narashyizeho ibiganiro byinshi, naye nariyemeje ngo kuzamba pangira akantu kamwe ku munsi ko bitorokera. Maze iminsi narashizemo pause kugira ndebe ibyo nahashize ukuntu muri kubikurikirana, kuko muba mwananyandikiye kugira mbasubize. Ndekoye buri munsi nazambura uburyo mbasubiza. Nashizemo ka pause rero kugira mbanze nanareba abanyandikiye mbasubize ibintu nk'ibyo. Tuzatureba uburyo tubigenza. Ariko nabwo biba byoroshye, mujye mudusengera nanjye ndabasengera. Paulo niwe wavuze ati musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusa, kandi mujye musabira n'abera bose nanjye ntimuzamunyibagirwe. Kuma Paulo nawe uyu murimo nabwo woroshye. Twagiye ye kubabwira agace k'inzozi, tugiye kurebera hamwe inzozi kurota usambana. Ese umukristo, twibaze kino kibazo, ese umukristo yagakwiye kurota asambana? Ese umukristo yagakwiye kurota asambana? Hari n'abarota bari gusomana, hari n'abarota basambana, cyangwa bari kubakorakora ibiki ibyo. Ese umukristo yagakwiye kurota asambana? Icyo nicyo kibazo. Noneho twihuse, hari abantu barota basambana ariko kubera ibintu biriwemo. Yiriwe ari kuvuga ibishegu, yiriwe ari kureba pornography, yiriwe ari guheheta abakobwa b'abandi ibyo. Kandi tukuvuga kuri kadere y'abakristo, ibyo bifilmu ureba n'ibiki byose ugasanga ni ibintu byimaritse mu mutwe, biguteye za nzozi zipfuye z'iki z'ubusambanyi. Tabana ya n'abantu bikinisha, umuntu wikinisha w'umukristo umenye ko ufite zero, nawe utingana umenye ko ari zero. Jambo ravanga ibyo byose urabikoreka kwihorera ukibwira yuko ihwanye nawe, ariko umunsi umwe izabishira imbere ya. Nkunda kuvuga dukorera Imana nk'abazapfejo. Iki ni igihe cyo gukorera Imana neza mu kuri no mu mwuka. Wabyumvishe rero? Hari umuntu umwe wigeze kumbwira w'umuvuga butumwa, ariko ntabwo ari byo, ni ukubeshya. Nanjye nsobanura inzozi. Yarakumbwira ati we ngo yo yarose ngasambana, ngo umugore ngavuga itorero. Uruva ngo niba yasambanye iri torero. Ndiko yagibwire ngewe, twari turuganira ikiganiro, twari turi kugirana ikiganiro n'umuvuga butumwa, twari tugiye gusenga, hari turi kwezwa. Ariko ushaka kunyemeza uburyo ngo kurota usambana, namubwira ati oya, ngo ahubwo nkajya kubwiriza ngo afite amavuta ngo yabirose. Ndamubwira ati toka diamond. Wumvishe, kurota usambana ni ikintu kibi. N'abarota bari kwikinisha, cyangwa ukarota bari kugusomana. Hari n'usomana n'umuntu atazi. None hari undi wigeze kumbwira nawe, we aba hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ndumva ni Burayi, niba atari ni Burayi hafi aho cyangwa muri Amerika aho. None yare kumbwira bo iriya hijya mu bazungu, ngo hari ukuntu abazungu ngo barota inzozi, ukaba fieri z'umuntu. Urugero, niba uri fieri y'umuntu runaka, wenda n'urugero ufana Cristiano, kamvuge umuntu uzwi Cristiano Ronaldo, ngo mu gihe umurose mu nzozi ngo byiba ni byiza. Sinzi uburyo yambwiye iyo type y'inzozi uburyo nabwira tabona abazimu, tabonemo na mwana w'Imana urota ari gusambana. Kurota uri gusambana rero bishatse kuvuga iki mu mwuka? Daponemo azaya kitayabo. Icyo bishatse kuvuga kurota usambana, nkabyumvishe. Icyo bishatse kuvuga, Satani aba ari gufata wa mwuka w'ubusambanyi akawugushiramo. Wabyumvishe? Abafashe wa mwuka w'ubusambanyi, niba warose usambana, akawuguteramo. Ni hahandi biba bitari mu ntekerezo zawe, bigatangira bikaza. Ikindi abaguciye intege, amavuta burya abayamaze mu buryo bwo mu mwuka, mbese wagira hari ikintu bo hakoze. Mwabyumvishe? Amva yurose usambana, amavuta yaba yagiye neza, kandi ni cyaha. Muzi ko ari cyaha? Ni cyaha kibi. Fosafotabo. Niba urota usambana, ujye watura umukozi w'Imana
agusengera kwirukaneho uwo mwuka. Ni umwuka Satani aba aguteyemo mu isi y'umwuka kugira utangire ugira irari kandi ntajye wari usanzwe ugira amaso y'ubuhehesi ubyifuze. Bamwe birangira mbese ni ukuvuga Satani yica umuntu buhoro buhoro. Nakunze kuvuga ngo ntabwo aguhera kuri etaje ya 11 ngo ahita kumanura ku ya mbere, akujyana mu 10 akakwereka ko ari nziza, mu 9 mu 8 buhoro buhoro kirimi soft. Niko Satani agenda kwica abaguteyemo icyo kintu re akikubibyemo. Ni hahandi wumva wacitse intege gusenga biri kwanga. Uzi ko iki kintu y'ikirose gusenga bita byanga, kwiriza ubusa bikakunanira, gusenga iyo utari wacyatura tabonea ugashaka umukozi w'Imana. Nanjye ndabafasha nkabafasha kwatura no gusenga n'undi ariko wamubwira umutima ari kukubwira ntacyo bitwaye. Wabyumvishe? Rero yurangaye ugakomeza ukarangara ugakomeza ukagoma muri ibyo, ujya gushiduka nawe watangiye kuzajya ukorakora abakobwa babandi, niba uri umugabo cyangwa uri umugore ukagira ijorari ukabirarikira, ukibuka warebye amapornography. N'aba bantu bajya ku muri social media ukareba ibi filime by'ibipornography, ukareba abantu biyambitse ubusa, ibyo bigukururira izo nzozi mbi zo kurota usambana. Wabyumvishe? Bishatse no kujyana no kurota usomana byose. Ubu hari ikintu mu isi y'umwuka Satani abakubibyemo. Ubu niba utanabikoraga ushobora gusanga nawe uri kugira irari ryo gusomana. Niba uri umugabo ukagira irari ryo gusomana n'abagore babandi cyane n'abakobwa. Ibyo rero ni ibintu bibi. Kurota usambana uri umukristo ni ibintu bibi mu isi y'umwuka. Imana ni ukuvuga mu isi y'umwuka nako Satani abakwibye ibihe byawe byiza byo gusenga. Bamaso rero niba urota izo nzozi ujye uvuga ati natewe nashize yewe. Wihutire gusenga, ufata amasengesho wirukana uwo mwuka. Niba bikubaho mu nzozi urangaye gato, no mu buzima busanzwe byahita bikugeraho. Mu mwuka ikirere cyawe Satani aba yakibye directe. Umvishe? Ikindi none hari abantu ugasanga naho Satani agufatira, ugasanga ni umwuka uva muri karande y'iwanyu usambanye potable ukugendaho. Urumva none Satani niba yarakubuze mu buryo busanzwe ugasanga ari kugufatishiriza abantu. Noneho hari abantu barota basambana kubera intege nkeya bafite. Waryamye udasenze, wagiye wicara ku gitanda ngo ndasenga, ugahita uwirambika udasenga. Bamaso Satani ahita agufatira mu nzozi akagukoresha ibyo ashaka, nyine akagusambanya akagusoma n'ibiki byose. Hari umuntu wigeze kutubwira ngo hari abantu baba bafite abandi kuzimu. Ibyo byo ntabwo nari nabishurirwa. Izo nda baba baraziterewe aho nyine potabonemo, ariko ntabwo nari nabishurirwa. Nta kintu mbivuzeho ibyo. Nkunda kuvuga ibintu nzi neza ngewe nifitiyeho amakuru afatika atariho umunsi. Mwabyumvishe? Ibi bintu bitera rero gusa kurota umuntu asambana nabivuzeho bwa mbere. Kuba hari ibintu wiriwe muri kureba ibyo bifilime bipfuye by'amapornography n'ibindi bitandukanye. Ubundi umukristo areba filime pornography ukarangara kuri social media ukareba ibintu bidafite umumaro bitameje tavonevo. Waba ugiye kuryama senga. Hari abantu baryama badasenze, Satani aragutera nyina gusambanya. Ni ibidayimoni buri gusambana nabyo nyine. Hari ikidayimoni kiyambika ishusho, ugasanga kiyambitse ishusho ya mugabo wawe, y'umuntu muziranye, y'umuntu mukundana, ya shiri wawe, kikagusambanya. Ni Satani bonemo. N'abadayimoni baba bagusambanyije bamaso. Ibyo bintu byo kuryama udasenze rero biri mu bintu bituma umuntu arota izo nzozi z'ubusambanyi. N'amasengesho y'intege nke, ayo masengesho y'intege nke ugasenga n'intege nke. Aravuga ati Mwami Yesu ndakubabariye, Mwami Yesu ndagushima ko nakurinze, aho kuvuga ngo yakurinze ukavuga wayirinze, ngo ndakubabariye. Niba ugiye kuryama senga isengesho ry'imbatura mugabo tabonemo, sengesho rya mbese rifatika rifite imbaraga, ukubita abadayimoni ubirukane. Usenge isengesho vuga ati nirukanye abadayimoni banera mu nzozi, abandotesha inzozi zipfuye. Nizo nzozi zipfuye, nizo nzozi z'ubusambanyi. Nzababwira n'akandi kantu. Umvishe? Ndi gusoza. Impamvu urota ukabyibagirwa ni ukubera iki? Ni iki wakora iyo urota ukabyibagirwa?
kadeke nzakababwira iyo urota ukabyibagirwa ni iki wakora aka kangareke nzakababwire ubutaha urakoze Kristo kubanye depane mone yaza kirevo stavo kubanye natwe muri iki kiganiro aba bantu barotiza inzozi z'ubusambanyi abantu satani ari gushaka kwiba abantu satani ari kugenda yica buhoro buhoro rewe ne vose bababarire banzu bababarire ubahizinde imbaraga uyu mwuka w'ubusambanyi mubirukanyeho satani ari kubabibamo urakoze Kristo kuri kumwe natwe enevo enekota kandi kubabari ubahaye imbaraga nushimwa bw'icyubahiro mu izina rya Kristo Yesu amen. Ndabakunda cyane Imana ibaho umugisha. Nimero yanjye ushaka kutuvugisha no kudushyigikira mu bundi buryo bwose 078 414 994. Nitwa Imana ya Karamadeo. Bamwe bakunda kwandika ngo wa mugabo w'umunyamwuka nuwo wanyu rwose. Imana ibaho umugisha. Mukomeze musharinge hose ibiganiro abakunzi ba Iribatv hose mujye musharinga abatari bakora subscribe mukore subscribe. Inzo ushaka ko tuzagusobanuriraho andika muri commentaire hasi ubundi tuzagufasha. Imana ibaho umugisha ndabakunda cyane. Shalom 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 shalom. Amen.